kuko navuze ko ni muri rusange burya tugira na fellowship nk'abagabo. Undi mugabo aravuga ati njyewe rero, ahubwo yaraciye ahangaha imbere ababwira ati njyewe urugendo rurerure nakoze kuva mvuka, nukuva ahangaha mu rugo sindarenga, mbese urugendo rurenze isaha imwe. Ati ni gute se noneho najya mu mahanga? Abikuru urabona bitari bushoboke. Akana undi aravuga ati njyewe rero mbabwire mwebwe muragenda, nimbona amatike nzabasangayo. Murumva ko muri twese nta muntu rwose wari uhagaze neza avuga ati n'uru rugendo njyewe ndisimamiye kabisa ko nshobora kugenda. Uwo nawe Imana yaje kumukorera ibitangaza, kandi koko turagenda turanagaruka amahoro. Undi wa gatatu arambwira ati kugenda nibyo ndabyemera, ariko se wagenda ute? Nta mafaranga, ibyangombwa byararangiye, kandi nta bindi mfite. Ndambwira ati ariko Imana urayizi, kubera yuko tugiye kugenda byitirirwa Imana, buriya tuzagenda. Ataha ndaba ndeba, niko yambwiye. Ariko ubu ntabwo yari yagera hano yari kubyibuka neza tugirana ibyo biganiro. So rero byaje gushoboka, turagenda. Twahagurutse saa 2 mu gitondo, imodoka no Nyabugogo, turaba abagabo 10. Dushika i Burundi saa 1 z'ijoro. Murumva yuko urugendo rwari rurerure, kuko kwambuka umupaka burya ujya mu kindi gihugu ntago biba byoroshye. Hari ibyo mugomba kubanza kuzuza ariya ku mupaka. Ariko dushikayo amahoro, dusanga koko Imana yaduteguriye aho tugera, baratwakira neza. Yewe sindabona abanyakira nk'umwami nk'uwo munsi. Twabaye neza, badutegura buri kimwe cyose, kurenza nuko dutuye hano iwacu. Buzima nabayemo hariya ntabwo ngiye mfite hano, singiye kubabesha. Noneho tugezeyo, hari ibyo twari tumvaga ko hari gahunda tugiyemo, ngo tuzakora ibiterane, niko twari twiteze ko nibyo tugiyemo. Naho Imana yari yateganyije yuko tugiye gukomeza imitima ya bene data b'itorero ry'u Burundi. Tugirana fellowship nabo, kandi koko baranishima. Imana ibigenza neza, barishima, ndetse batubwira yuko nabo bashaka kuzadusura nkuko twabasuye. Ubwo rero iryo tangazo muraryumvise, umunsi runaka twitegure bene data b'i Burundi bazadusura. Uko tusanze dufite abanyeshuri baza kwiga ahangaha ibintu nk'icyongereza cyangwa se gucuranga na bya computer, na hariya naho iyo gahunda irahari. Nuko baduhuza n'abo banyeshuri, turababwiriza, dusanga nabo Imana yabateguje neza, kuko barakurikira. Twaje, Imana yakoze umurimo, hariya naho habonetsemo abantu barokotse biciye muri twebwe Imana yakoresheje kujya muri rugendo rw'i Burundi. Ubwo tuhamara iminsi 4, ariko iyo minsi 4 byabaye nk'amasaha. Ngiye kubwanjye numvaga twahamara nk'ibindi byumweru 2, ariko iminsi 4 tukabara, ese koko iminsi 4 akakanya irarangiye? Ariko baravuga ati gahunda irarangiye dutahe. Ariko turavuga ati buriye ibyo Imana yashaka ko dukora byarangiye, reka dutahe. Turemera turataha. Tuvayo saa 3 za mu gitondo, dushika hano saa 11 n'igice za nimugoroba. Murumva yuko kugenda byaratinze, ariko kugaruka byarihuse, kubera iki umurimo wari umaze kurangira. Haleluya. Ubwo icyo Imana yashakaga cyarakozwe. Ubwo rero turiyo bampaye umwanya wo
vuga ubuhamya gatoya. Shaka kuvuga ariko amasaha ukuntu yihutaga i Burundi simbizi. Ibintu byarihutaga cyane ku buryo bari baduhaye n'umwanya wo kuririmba indirimbo ebyiri, ariko mfata umwanya wose turirimba imwe gusa. Bushize barababwiye ko hari korari yavukiye hari Imana yadukora ibitangaza. Korari yacu yitse ubumwe. N'uyu munsi irabaririmbira. Ni y'abagabo bitorera. Ibintu byiza murumva yuko muri rugendo Imana yagitegura ibintu byinshi cyane. Ariko nkareba nkavuga ati se ni gute umuntu w'umugabo yagera mu gihugu yakuriyemo kiga kurayo n'umugore afiteyo umuryango wiwe bwite, ariko akemera akabana n'abagabo kugeza gahunda yose irangiye. Avuga ati Imana ikomeza abantu. Ngewe uwo mutima kubwanjye sinawugiye. Nabanza nkavuga ati abagabo mube muretse mbanze nsure mu rugo. Siko bimeze. Nabonye ibitangaza ukuntu Imana ikoresha abantu. Iyo umuntu wemeye gukorana n'Imana ukayumvira pe, ukorana nayo neza kandi ibintu bikagenda neza. So rero tuvuye aho i Burundi tugaruke mu Rwanda iwacu. Ngiye kuza ku isi kwanjye, nta muntu ntawangishije inama nabonye nisanga ndi mu Rwanda. Kubera iki se mbivuze gutyo? Kubera yuko papa yaturukaga muri Kongo, ageze mu Rwanda ahura na mama hano mu Rwanda. Haje umunyekongo, icyo gihe bari abanyekongo, ariko twebwe batwitaga ngo abazayirwa, kubera ko niyo republike twagiyemo twabayemo. Noneho ubwo hagati y'uwo mukongomani n'umunyarwandakazi havuka ngewe Paul. Murumva se ibingibi atari byiza? Mfite ibihugu bibiri, sindi umukire, buriya hari ibyo mbarusha. Haleluya, murakoze cyane. Noneho rero ubwo buhamya kuko uyise ko ari ubwanjye, niyo mpamvu ndi kubibabwira. Ngewe ndi umukire cyane. Umuntu ufite ibihugu bibiri burya ni ibintu bihenze. Ndakura, mama aza gutandukana na papa. Biratangira. Vuba aho ngaho ngifite imyaka 4 nagomba gutangira ishuri. Njyana rero mu icyo gihugu kindi aho papa yakomokaga. Yarafite undi mugore mukuru, niho nagiye njya gutangira amashuri nkiri mutoya. Nagezeyo mvuga Ikinyarwanda. Ntivugane nande nshuti abavandimwe ntawe. Ntavuga ntihagire n'umwe umunyumva. Ariko kubera ko ndi muto, abana burya kwiga ururimi biroroha cyane. Ikinyarwanda kiragenda, ntangira kuvuga indimi zahariya. Ubwo ndiga amashuri abanza ariyo primaire, ndarangiza segonderi, ariko ku ishuri bakakubwira ati ibi ni byiza, ibi si byiza. Biheraho kwa guhinduka mu mutwe, guhera ukiri muto bakubwira ati ibyiza ni bibi. Nanjye nkura gutyo, nzi yuko hari ibyiza nakora, hari n'ibibi. Ubwo rero aho ngaho niho ibintu bihera byangirika bipfa, bikagezaho umuntu gusabana n'Imana bikamubera ikibazo. Kuko umuntu burya iyo bakubwiye ko hari ibyiza ufite muri wowe, nawe wumva koko bihari, ko hari ibyo wakora byiza kandi ukahora ubyishakamo kandi bidahari. Bene data, impamvu mvuga iki kintu, mwumve yuko namwe mukifite abana batoya, rwose mubigishe neza ko umuntu nkuko naje kubimenya ngeze aha ngaha ko nta cyiza mfite ngewe. Kubera iki mbivuze? Mu buzima bwanjye nabayeho nishakamo kuba ndi umuntu mwiza, ndi perfect, ku buryo abantu bavugaga ko ndi strict, kuko wakoraga akantu mbona ko ari agakosa kuri ngewe
nkahita nguca ako kanya. Guca imanza byari ibintu byanjye, kubuza abantu amahoro byari ibyanjye cyane. Nabo nabanye nabo ntawavuga yuko yagiraga amahoro yari hafi yanjye, kuko buri kanya nabaga nereka abantu ko bakoze bibi. Nzi yuko yenda hari ibyiza, kuko barambeshe nkiri muto yako hari ibyiza nakora kandi bitahari. Nuko ubwo rero nuko naje kugera hano maze gukura. Buhamya ni burebure ariko ndabivuga vuba vuba kugira ngo amasaha yacu ntaza kwica umwanya wa gahunda zikurikira. Ubwo nza kumenya yuko nta cyiza umuntu guhera mu itangiriro bambwira yuko nta cyiza ngewe guhera mu mutima wanjye, kandi umutima wanjye hora bibi gusa iteka ryose. Ndavuga ati ye baba we, ese nuko ngukomeze koko? Banyereka imirongo yose ibiva mu mutima wanjye uko biba bimeze. Ndareba ndavuga ati ibi bintu kweri kumbi ndi mubi. Nibwo bene data namanitse amaboko, ndayamanika neza neza. Aho niho agakiza kaje gutaha umutima wanjye, menya yuko mwiza numwe kubw'urukundo rw'Imana, nubwo yatambaga Yesu rimwe gusa kugira ngo njyewe nawe uyicaye ahangaha tube twejeje bw'iteka ryose. Ubwo Satani bamucitse gutyo, kuko nari wo kurimbuka. Iyo ntamenya ko nari mubi, ko nabaye mwiza ku bwa Yesu, nari wo kurimbuka neza cyane. Nari ngiye mu muriro utazima kandi iteka ryose. Ubwo rero nibwo naje kumenya ko ndi umukiranutsi biciye kuri Yesu. Murakoze cyane, ndabashimiye kuba mwakurikiye iki gice, ariko ubuhamya ni burebure, ntabwo byose nabivuga mu minota mike nk'iyi ngiyi ngo mbirangize. Mu rugo niho batahuye yuko hari ikintu cyahindutse. Ku bwanjye ku nyigisho numvaga buri munsi dukora fellowship, naje kwiga Icyongereza hano, ntabwo nabivuze neza kuko mu kiga Icyongereza niho nafatiwe. Burya ntabwo mwabimenye. Nazaga navuga ati nimenye Icyongereza kubera ko nize ibintu bya tekinike, nzaba umutekinisi ukomeye cyane. Naho simenye ko kaka fellowship bakora ni keza cyane. Ahubwo nibwo navuze ati nibyo bindi noneho nibirorere, mbonye ibintu byiza birenze, ubuntu bugeretse ku bundi. Nibwo nakurikiye rero kugeza amagingo aya, maze imyaka ahangaha yenda kugera hafi mu 10. Naje kwiga Icyongereza nagomba kurangiza umwaka umwe nkigendera, ariko kugenda byaranze. Nubu n'aya masaha ndi hano, umuntu wese iyo duhuye ndamureba nkamubwira ati burya urabizi uri umukiranutsi cyangwa uri umunyabyaha? Kambwira ati urumva uracyari aho Satani ashaka kurasa imyambi, urizera Yesu? Ati ndamwizera, ariko akawongeraho akandi kantu ngo kahariko. Mwibuka nkavuga ati muri Matayo rero biranditse neza ati yego yawe ibe yego na oya ibe oya. Ngwirya gatatu ni ry'umwanzi, riturutse ku mwanzi. Umwanzi ninde? Satani, ise w'ibinyoma. Avuga ati rero urashaka kumbesha, utangiye bya bindi bya papa wawe. Ubwo nkatangira kumwigisha neza uko ukuri ni ukwizera Yesu. Haleluya. Ubwo rero nizeye Yesu nubwo mpagaze ahangaha. Kera nari mfite ubwoba mu mutima wanjye,
niba habaho umuntu w'umunyabwoba ku isi banza yari ngewe, ariko numbaze ngo ubwoba bwagiye hehe. Haleluya, Imana igira neza. Ubu ngubu ubwoba bwaragiye, amahoro yatashye umutima wanjye, ndanezerewe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, mbameze neza, mfite papa wanjye Imana yandemye izi ibyanjye, ndayizera 100%, ntago nkibaza ati ndarya iki ndabaho nte, ibyo ntibindeba, birareba papa wanjye. Haleluya, ibyo birareba papa wanjye, ntago ari ngiye bireba. Ubwo rero Imana yangiriye neza, iraza no mu muryango wanjye, atuye umuntu watubuzaga amahoro. Burya ikintu yahuye nacyo kirakomeye cyane, ntabwo tuzi impamvu. Reka tujye kureba aho yabikuye. Haleluya. Nakururaga abantu ku ngufu ngo baze basenge bikanga, ariko bararebye baravuga ati oya, ikintu gikoze ibi bintu, tugende turebe. Ubwo rero muri make nashatse kubashimira mbabwira yuko umufasha wanjye nawe ari ahangaha, bikiye mu buhamya by'Imana yankoreye, numuririmbye muri korale. Turashimira twese Imana. Ndabahaye amahoro, Imana ishimwe. Murakoze cyane.